Inkuru When Sun Goes Down ibera mu mudugudu wo muri Kenya, iribanda ku rugo rwa Steve ndetse na Maureen, aho batuye mu muryango urimo ibibazo bikomeye byatewe n'indwara ya sida. Uyu muryango ugaragara nk'uwari wifashe neza mbere, ariko ibintu byose birahinduka kubera indwara Maureen yanduye. Maureen yanduye virusi itera sida yakuye ku mugabo we wa mbere wamufataga nabi kandi atamwitaho. Nyuma yo gutandukana nawe, yaje guhura na Steve, umugabo wamwubahiraga urukundo n'ubwiza bwe bwo ku mutima. Nubwo yari afite iyo ndwara, Steve ntiyamuciriye urubanza, ahubwo yaramwakiriye amubera umugabo mwiza, ndetse babyarana n'umwana bamwita Kimofu. Inkuru itangira mu buryo butuje, ariko uko igenda igaruka ku byahise n'ubuzima bwa Maureen, ibintu birahinduka. Abaturanyi n'inshuti batangira gukeka ko Maureen afite sida bitewe n'ibimenyetso bigaragara ku mubiri we: kuribwa, kunanirwa no guta ibiro. Hari n'abirirwa babagirira ishyari kubera ko Steve ngo yabonye umugore mwiza, abandi bamunenga kuba ari kumwe n'umurwayi. Kanja ni inshuti ya Steve kuva kera, aza kubasura. Aje abizi ko hari inkuru zijyanye n'indwara ya Maureen. Maureen amwakira neza, amuha umutobe, ariko Kanja arawanga kubera ubwoba bwo kwandura virusi itera sida, mbese amuha akato. Ibi bibabaza cyane Maureen, yumva asuzuguwe, arushijeho kwiheba. Aratekereza ku mibabaro ye, uko isi imufata nabi, uko nta muntu n'umwe ukemera kumwegera. Steve akomeza kumuba hafi, akomeza amugaragariza urukundo, ariko ibyo ntibihagarika ububabare Maureen yahuranaga nabwo. Mu gicuku kimwe, Maureen abwira Steve amagambo akomeye: When the sun goes down, avuga ko igihe cyo gupfa kigeze. Abo bantu bombi baraturika bakarira. Gusa ntabwo iyi nkuru yabaga ishimishije. Kumva yuko yaba agiye gupfa umukunzi we, uyu munsi ntabwo wari woroshye. Umunsi ukurikiyeho, Maureen yarapfuye, asiga Steve n'umwana wabo bonyine, ariko nanone yari asize isomo ry'urukundo rukomeye: ukwihangana, ukwemera n'ukuri k'ubuzima. Aba nibo dukeneye iyi nkuru muri ubu buryo. Gusa se duramutse dusesenguye uko bakinaga gute? Steve ni umugabo wa Maureen, nk'uko twabibonye ruguru. Ni umugabo wagiraga urukundo rwo mu mizi. Ntiyateshukaga ku nshingano zo kwita ku mugore we, nubwo yari arwaye, wenda atamwitagaho cyangwa se batabashaga kujya mu rukundo neza. Ntabwo yize ateshuka ku nshingano ze. Uyu mugabo ni umunyempuhwe, ntiyitaye ku ndwara Maureen yari arwaye, ahubwo yaramwakiriye uko ari. Ni umugabo w'intwari, yitwaye neza, yihesha ishema mu gihe benshi bamuciraga urubanza. Yihanganiye kandi yihesha agaciro. Yakomeje gukorera umuryango we nubwo abandi bamusekaga bamucira urubanza. Maureen ni umugore wa Steve wari warashavuye, wahuye n'ubuzima butoroshye kubera indwara ya sida. Yari umuntu wihangana kandi wumva. Nubwo abaturanyi bamusuzuguraga, yagerageje gukomeza ubuzima, umunyamahoro ariko ushavuye. Yumvaga ko ubuzima bwe butagifite agaciro, ashishikajwe no gusiga umwana we afite urukundo rwa se. Umugore wuje impuhwe n'amateka akomeye, yagerageje kubabarira abantu bamuhaga akato, kwihanganira amahano, kandi yakomeje kugira umutima wa kibyeyi kugeza apfuye. Kanja ni inshuti ya Steve kuva kera. Nanone yerekana ko abantu bashobora guteza abandi intimba kubera imyumvire mibi. Imyitwarire ye, yari umunyeshyari kandi wuje impungenge, afite ubwoba n'urwikekwe rukabije ku ndwara ya sida. Umuntu uhagarariye sosiyete nyafurika ihamagarira imyumvire mibi rusange yo kwanga cyangwa se gutinya abarwayi ba sida, akaba ari igikoresho cy'ubusesenguzi bw'iyi nkuru. Literary analysis cyangwa isesengura ry'ubuvanganzo. Insanganyamatsiko: urukundo nyarwo. Steve arerekana urukundo nyarwo, atari amagambo, ahubwo ko ari ibikorwa. Akomeza kwita kuri Maureen kugeza ku munsi we wa nyuma.
ivangura rishingiye ku ndwara. Uko Kanja yitwaye kuri Maureen nuko abaturanyi babafataga, byose bigaragaza uko sosiyete ivangura abantu barwaye sida, nubwo bitaba bikwiye rwose. Ubugwaneza no kwihangana. Maureen ni urugero rw'abagore benshi tabarika barwana n'indwara ziba zaje mu muryango, ubukene, agasuzuguro, ariko bagakomeza kuba inkingi z'imiryango yabo. Ishusho y'urupfu, the symbolism of the sunset. Izuba rirenga, sun goes down, ni ishusho ikomeye y'uko ubuzima bwa Maureen burangiye. Icyo gihe kijimye gishushanya iherezo ry'icyizere, ariko nanone gisigira abandi isomo. Imiterere y'imyandikire, style and language. Imvugo yuje amarangamutima. Amagambo Maureen avuga nuko abantu bamufata, byose bituma umusomyi yumva uburemere bw'iyi nkuru. Symbolism, sunset ifite igisobanuro gishushanya iherezo, urupfu, ariko n'ubwiyunge n'ukuri. Foreshadowing, ibyumvikana mu magambo ya Maureen ku iherezo rye bikagaragaza ko inkuru igana ku rupfu rwa Maureen. Iyo ngiyo ni foreshadowing, aho twerekana igikorwa kizaba imbere. Nk'uko rero Maureen yari yatangiye abwira umugabo ati that is when sun goes down, maze umunsi ukurikiyeho agapfa. Dialogue, ikiganiro hagati ya Kanja ndetse na Maureen gituma hasobanuka uko sosiyete ibona abarwayi ba sida. Uburyo Kanja yahaye akato Maureen bigaragaza uburyo sosiyete ifata abarwayi ba sida, n'ubwo ubu buryo rwose budakwiye. Ubutumwa bukomeye bw'iyi nkuru: uburwayi ntibugomba guhindura uko umuntu afatwa n'abandi. Urukundo nyarwo rugerwa ku mashyi mu bihe bya nyuma. Si byiza rwose, gusa imyumvire ya sosiyete ku ndwara n'abarwayi igomba guhinduka, bagafashwa aho gucibwa imanza. Ubuzima ni impano, kandi igihe cyose umuntu agihumeka aba agifite agaciro. Murakoze gukurikira iki kiganiro, bashimira uburyo mudahwema kudushyigikira.